Miki nawe rero Miki akaba yagarutse ku byo Regis agiye amukorera, ku byo Regis yagiye amwangizaho. Miki yasuye mama we anko yamuhaye ibihumbi 120, ati akira ibihumbi 120 ujye guhahira mama wawe kuko yari ari muri gereza kandi ntabwo bagira access yo kujya kuri market. Barajyana we na Regis, nk'uko anko yari abimubwiye cyangwa se anko mu kinyarwanda marume, marume cyangwa se nyokorome. Nk'uko marume yari amubwiye ati nyirarume, nyirarume yaramubwiye ati genda usure mama wawe, yitwaza Regis nk'umusheri we agiye gupresenta kuri mama we. Bagezeyo rero nibwo Miki yatunguwe no kubona Regis nta n'ijana akuye mu mufuka, nk'umuntu uhembwa na YouTube ku kwezi agahembwa na Kiramani ku kwezi, abona nta n'igiceri cy'ijana azanye abikuye kabisa. Banza yaranamutegeye uretse ko atashatse kubivuga. Ibyo bintu birababaje kabisa. Regis aho hantu hakikosora, kubajyanye n'umukobwa ukajya gusura mama we, mwagerayo ugasanga nta n'ijana uhaye mama we kandi uzi ko ari mu buroko. Ibyo bintu ni amakosa cyane, ako kantu gakosore. Sinzi niba byaratewe n'ubusinzi cyangwa se n'ibiki, ariko ako kantu ku bantu bakundana ntabwo ari sawa. Ikindi Miki yavuze ko yararaga hostinga mu kabari kugira ngo abone ayo gufata video cyangwa se gushutinga video na Regis. Bakoraga amablog, bakoraga kuri channel Regis yitwa ko yamufunguriye banakundana. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bari bazi ko nyine biba byoroshye ko wafungura channel ugakora ukagira ute, ariko umwana w'umukobwa kugira ngo yicare imbere ya kamera amufate video bagira bate, yararaga hostinga mu kabari. Noneho Regis akavuga ati njye naguhaye izina kugira ngo unakore n'iki n'iki, nubwo ibiceri bitaraboneka ariko nayo hostingira tuzajya tuyagabana. Urumva ko biteye agahinda kabisa. Urumva kugira ngo umwana w'umukobwa ajye mu kabari agere, wowe usanzwe uhembwa, wowe uri kumufasha, muranakundana, uramurya akemera ukamurya ijoro ryose amanywa, noneho yajya no guhostinga amubwira utu dufaranga ngo mutugabane. Uwo muco ntabwo nawugushyigikira, ubwo ni ubugwari. Cya gatatu, Miki yakoranaga na Regis muri comedy ntacyo amuha. Muribuka mu minsi yashize, mu mezi ashize, Miki yakinanaga na Regis yambara isume. Muribuka ko yageze no kujya kuri The Choice Live yafutumiwe na Philipita ndetse na Babu bamuganiriza, ariko yari yambaye isume yonyine bitewe n'iyo content Regis yari yazanye. Urumva yamubyaje umusaruro, ariko Miki yaje kuvuga ko nta kintu yamuhaga, nta jana, nta n'agatike, yari papa agakimama. Ubwo noneho aje kumusaba kugira ngo nawe amufashe amuzamure, birangira bamusabye amafaranga. Regis yabwiraga inshuti za Miki ngo ni ikigoryi kandi ngo ni umugore. Miki afite umwana, ariko urumva nyine Regis nimba warifataga ukajya kureba inshuti ze ukazibwira uti Miki yarabyaye, Miki ni ikigoryi, nta bwenge agira iki. Ibyo bintu ni uburezi, nabwo twabufata nk'ubu fantasy ndetse n'amazimwe ndetse no kutiyubaha, kuko kugira ngo ufate umwana w'umukobwa ugenda uvuga uti ameze atya, ateye atya, yabyaye bimeze gutya, ntabwo ari ibintu nyine by'abagabo. Wowe ari gukomeza ukamurya utyo, niba yaranabyaye ukabyimenyera, ibyo bibazo bye wagenda kuvuga bya mama ukabyihorera iki n'iki, ntabwo byari ngombwa kugira ngo ugende ubibwira inshuti, abavandimwe be, ugenda ubabwira ngo ni ikigoryi, ntabwo yikontorora, arasambana, yarabyaye. Ibyo bintu ntabwo ari sawa. Ikindi yagarutseho ngo Regis ari kwigira mwiza, kuko yagendaga avuga ko yamufashije, avuga ko yamubyutsaga, avuga iki, avuga ko ntacyo yamusabaga, ariko Miki aza kuvuga ati njyewe twakinanye muri filime Ntacyuma, wowe nkubwiye ngo dukorane, mbonye miliyoni n'igice urambwira uti tugabane iki, kandi uzi ko mfite inshingano kuri mama wanjye, kuri bakuru banjye, ku mwana. Urumva ibyo nabyo nibyo Miki yagiye agarukaho. Gusa turaza kubihuza, dushaka background news kugira ngo tuze kubakombina muri video imwe wenda itarengeje nk'iminota 10, tubagezeho uko byatangiye n'uko byarangiye, kuko n'ubundi byarangiye uwitwa Miki agiye gukundana n'uwitwa Aga Promoter. Turaza rero tubagezeho Aga Promoter ni muntu ki,
Miki ni muntu ki, Regis ni muntu ki, intandaro y'ibi ni iyihe, ndetse bizarangira gute, kuko twari ukuntu dusesengura twara no muri future. Iyi nini twa Lion, mukore subscribe cyangwa murorere.